Ese waba ugira inzozi zo kuzaba umuherwe cyangwa se ugatunga miliyoni nyinshi z'amadolari? Ubwo ni miliyari nyinshi ubaze mu mafaranga y'u Rwanda. Bishobora no kuba biza mu nzozi zawe, ukarota ufite amafaranga menshi, ukumva ufite ibyishimo bidasanzwe, ariko wabyuka ugasanga byari inzozi ukayabura. Ese kuba umuherwe ari wowe ubyigejejeho biroroshye? Oya, ntibyoroshye namba. Iyi akaba ariyo mpamvu abantu benshi bumva ko utaciye mu nzira z'ubusamo, nko gukina imikino y'amahirwe izwi cyane nka betting cyangwa se tombora, kuragwa imitungo n'ababyeyi, gushakana n'umukire, kugira amahirwe ukazaba umuyobozi ukomeye cyane uhembwa amafaranga menshi, kuba ufite impano idasanzwe yagufasha kuba umukire ku buryo bworoshye, kwiba n'izindi nzira zaguhesha amafaranga menshi mu buryo bworoshye, wenda zimwe zitari na nziza, ko bigoye cyane kuba waba umuherwe. Ese nawe niko ubibona? Niba ari kubyumva, kurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, aho tugiye kurebera hamwe incamake y'igitabo The Automatic Millionaire cyanditswe na David Bach, wiyumvira ukuntu wakoresha neza umushahara wawe umwe wita muke bikarangira ubaye umuherwe. Amasomo 5 y'ingenzi wakwigira mu gitabo The Automatic Millionaire yagufasha kuba umuherwe n'ayakurikira. Isomo rya mbere ni ukumenya kwiyishyura mbere, ari cyo bita pay yourself first. Abantu benshi bakunze gukora budget y'ibyo bazakenera bikarangira urusa umushahara bahembwa cyangwa se amafaranga binjiza. Babona n'amafaranga bakayikiza, baba bishyura ubukode bw'amazu babamo, bagakora stock y'ibyo kurya izamara igihe runaka, bakishyura amashuri y'abana, bakabika amafaranga azabafasha muri transport y'uko kwezi n'ibindi. Abagera kuri 90% hari ikintu cy'ingenzi bibagirwa, ari cyo umwanditsi yise kwihemba mbere. Aya bari amafaranga ari hagati ya 5 n'10% y'ayo winjije, aba agomba kuvamo akajya ku ruhande akitwa igihembo cyawe. Aya ntabwo ari amafaranga yo kurya, ahubwo ni igihembo cyawe. Akaba ariyo mpamvu umwanditsi w'iki gitabo avuga ko kwirirwa umwanya ukora budget atari ngombwa, ko icy'ingenzi ari ukwihemba mbere. Ku mafaranga winjiza rero, bigire hamwe ujye uhita ukuraho hagati ya 5 n'10%, uyashyire ku ruhande kuko nicyo gihembo cyawe. Niba winjiza 100 buri kwezi, wagakuyeho 10,000 nk'igihembo cyawe, ubwo ni 120 buri mwaka. Nubyubahiriza, uzaba uteye intambwe ya mbere y'urugendo rwo kuba umuherwe. Isomo rya kabiri ni icy'umwanditsi yise latte factor. Ku batazi latte factor, ni ya mafaranga unywera icyayi cyangwa se ikawa bihenze muri restaurant cyangwa se muri hotel nka Irish coffee, cappuccino, macchiato, frappe, americano, ya juice ya cocktail, snacks, byeri imwe cyangwa se ebyiri unywa buri munsi mu kagoroba k'abapapa, itabi cyangwa se cigarette, abonoma zihenze za gym tonic, iza televiziyo n'ibindi bintu byose bya luxe bigutwarira amafaranga. Umwanditsi avuga ko niba ushaka kuba umuherwe, ibyiza wabireka cyangwa se ukabigabanya. Dufatiye urugero ku muntu bitakazaho amafaranga 2,000 by'amanyarwanda buri munsi, ubwo ni amadolari 2 buri munsi, abashije kubyigomwa, buri mwaka yajya saving 720 by'amafaranga y'u Rwanda. Isomo rya gatatu wakura mu gitabo The Automatic Millionaire ni ukumenya agaciro n'imbaraga by'urwunguko rwunguka. Mu cyongereza babyita compound interest, mu gifaransa ni intérêt composé. Dukomeje kwifashisha urugero rw'umuntu winjiza amafaranga 100,000 buri kwezi, akihembaho mbere 10%, ari yangana n'10,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Noneho ku kijyanye na latte factor, akigwa mu icupa rya byeri rya buri munsi ryamutwaraga 1,000 cy'amafaranga y'u Rwanda, yose hamwe buri kwezi azajya bafite 40,000. Ubwo ku mwaka azajya bafite 480. Aya mafaranga umwanditsi avuga ko yose bagomba kujya muri investment cyangwa se mu ishoramari, kugira ngo ajye mu mashini ibyara inyungu ariyo compound interest. Ubashije gushora 40,000 buri kwezi cyangwa se 480 buri mwaka, ukayashora ahantu nibura ubona inyungu ya 12.5 buri mwaka, noneho nayo wungutse ukayakoramo ishoramari kugira ngo uburyo bwa compound interest bukore. Mu gihe cy'imyaka 10 uzaba umaze gushora 4,800,000. Aya akazaba afite inyungu ingana na 5,000,000. Yose hamwe n'inyungu uzaba ufite 9,700,000. Ese uzi uko mu myaka 20 byazaba bihagaze? Mu gihe utacitse intege ugakomeza gutanga contribution zawe buri mwaka, mu gihe cy'imyaka 20 uzaba umaze gushora 9,600,000, yungutse 31,000,000. Ubwo yose hamwe uzaba ufite 41,200,000. Mwibuke ko twagenderaga ku rwunguko rwa 12.5% buri mwaka. Ese uzi ko abayashora neza mu bucuruzi cyangwa mu mishinga yunguka cyane, inyungu yabo itajya munsi ya 25% buri mwaka? Kuri aba mu myaka 10 amaze gushora 4,800,000, ayo yashoye n'inyungu byose hamwe biba bihagaze miliyoni hafi 20.
Mu myaka 20 iyo yakomeje igikorwa cy'ishoramari aba amaze gushora miliyoni 9,600 ariko yose hamwe n'inyungu akaba ahagaze miliyoni 205. Hehehe, inshuti yanjye ishobora kugira ngo ibi ni teori ariko ibyo nkubwira ni ukuri. Nta bantu ujya wumva bavuga ngo batangiriye ku busabusa ariko ngo ubu bakaba ari abaherwe. Hafi ya bose ni uko babigenje kandi bamwe muri bo mushobora kuba munganya imyaka. Tangira kare rero wihemba mbere, unigomwe ibintu bimwe na bimwe, ufata umwanzuro wo gutangira ishoramari hakiri kare, kuko uko bikora ukiri muto niko amahirwe yo kuzakabya inzozi zo kuba umuherwe yiyongera. Isomo rya 4 wakwigira mu gitabo The Automatic Millionaire no kugira emergency fund cyangwa se ikigega cy'ingoboka. Bitewe n'uko ibintu bidahora bimeze neza igihe cyose, umwanditsi w'iki gitabo avuga ko guteganyiriza ya minsi mibi zitunguranye ari ikintu cy'ingenzi, nk'igihe warwaye, gutakaza akazi cyangwa se igihe business yawe itari kugenda neza n'ibindi bihe bibi bitandukanye bishobora gutuma umara igihe utinjiza amafaranga. Ugateganya ubwo bushobozi kugeza ku rwego nibura bwagutunga amezi 6 udakora. Isomo rya 5 no gutunga inzu yawe bwite. Umwanditsi w'iki gitabo avuga ko nubwo akenshi inzu yawe utuyemo itakwinjiriza, ariko yemeza ko abishyura ubukode bw'amazu bibakenesha cyangwa se bikababuza gutera intambwe, ahubwo bigakiza ba nyirayo. Gusa atanga inama avuga ko no gufata inguzanyo mu mabanki zifite inyungu nini cyane kugira ngo utunge inzu bishobora kukubera umutwaro. Agashimangira ko kugira ngo utere imbere ari byiza gutunga inzu ijyanye n'ubushobozi bwawe cyangwa se itaguhenze. Ku bantu tukiri kumwe, reka tubahe bonus. Isomo rya 6 ari naryo rya nyuma wakura mu gitabo The Automatic Millionaire no kubaho mu buzima buzira amadeni. Iyo ufite ideni cyangwa se inguzanyo, akenshi uri umucakara ku wari guhaye. Ikindi ni uko rikuzirika ku buryo biba bigoye ko watera intambwe mu buzima. Niyo mpamvu ari byiza cyane kumenya gutandukanya amadeni meza n'amadeni mabi mbere y'uko uyafata. Iyi nayo ni ingingo tuzaganiraho kugira ngo turusheho kumenya kuyatandukanya. Gusa guhera uyu munsi, menya kwirinda y'amadeni ubona mu buryo bworoshye rimwe na rimwe atuma ukoresha amafaranga yawe nabi. Aho twavugamo nka credit cards n'ubundi buryo butandukanye usabamo inguzanyo ukoresheje telefone yawe, ari ubw'ibigo by'itumanaho cyangwa se ubw'amabanki. N'abandi bantu baguha inguzanyo mu buryo bworoshye, wenda nta n'ikintu gifatika ugiye kuyikoresha, ni byiza kubanza kuyipulaningira kugira ngo uyikoreshe nk'ideni ryiza rimwe rikungura. Muri make, amasomo turebeye hamwe wakora mu gitabo The Automatic Millionaire, ndavuga kuri wowe ushaka kuba umuherwe, nuko icya mbere ugomba kumenya kwihemba mbere kugira ngo uzabashe gukora ishoramari. Iki ni cy'umwanditsi yise Pay Yourself First for Investment. Icya kabiri ni ukumenya kwigomwa ibintu bimwe na bimwe bigutwarira amafaranga, ahubwo ukayayobya nk'uwabikoze nayo akajya mu ishoramari. Iki ni cyo yise Latte Factor. Icya gatatu ni ugukora ishoramari ry'urwunguko rwunguka cyangwa se Compound Interest Investment. Iyi ayifata nk'imashini rukumbi yakugeza ku bukire wifuza kuko niyo ikuba amafaranga yawe. Icya kane ni ukugira ikigega cy'ingoboka cyangwa se emergency fund. Ibuka ko investment wakoze mu mafaranga wihembye mbere atari ikigega cy'ingoboka. Niba ushaka ko imashini ikuba amafaranga utayibangamira, si byiza kuyatekerezaho, ahubwo teganyiriza iminsi mibi ku ruhande. Icya gatanu ni uko niba ushaka kuba umuherwe, ari byiza gutunga inzu yawe bwite ariko ukayibona mu buryo butaguhenze kandi butakubarisha nabi. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma ni uko niba ushaka kuba umuherwe, ari byiza cyane kwirinda amadeni mabi. Twizere ko amasomo wakwigira ku gitabo The Automatic Millionaire hari icyo akunguye. Izi ngingo uko ari 6 zose tuvuze, uzikoresheje neza, umwanditsi w'iki gitabo avuga ko ari bwo buryo bwiza bwagufasha kugera ku bukungu wifuza mu buryo buri automatic. Akaba ariyo mpamvu yakise The Automatic Millionaire. Ese uremeranya nawe? Tubwire uko ubyumva hasi muri comment. Niba hari n'icyo wungutse cyangwa ukaba ufite inyunganizi, nabyo bidusangiza hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye, ukande kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha, ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. Imana ibarinde. Turabakunda.